Ni nyuma yuko tariki 23 Mutarama 2025 ahazwi nka Presidential Complex i Ankara nibwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame na mugenzi we Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya bashyize umukono ku masezerano ajyana n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Bwari ubufatanye buri mu ngeri zitandukanye zirimo nk'itumanaho n'itangazamakuru, no kuvuga radio na televiziyo, umutekano mu by'indege ndetse n'ibya gisirikare. Ayo masezerano rero niyo yavuyemo ibyo tugiye kuba tugarukaho, bijyanye rero n'amasezerano y'u Rwanda na Turukiya mu kubaka uruganda rukora indege z'intambara zitagira abapilote, ndetse no kuba u Rwanda rugiye gukomeza gukora ibikoresho bitandukanye bya gisirikare, harimo n'ibindi bizajya bitunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bikahateranyirizwa, harimo nk'amababa y'indege, amapine y'indege ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo kandi ngo bizajyana no gukomeza guhugura Abanyarwanda ni mu bijyanye no gukora izo ndege z'intambara, kwigisha Abanyarwanda ibijyanye no gukora ibyo bikoresho bya gisirikare, aho rero ngo n'amasomo ashobora kuzatangira gutangwa muri za kaminuza. Ni byinshi tugiye kuba rero tugarukaho ku masezerano y'u Rwanda na Turukiya mu kubaka uruganda rw'intwaro na drones i Kigali. Riba hasi handitse subscribe 5 kugira ngo ujye ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Reka rero nanjye ntizimbye mu magambo mugezeho byinshi bijyana n'ayo masezerano. N'u Rwanda rumaze kunoza amasezerano y'ingenzi yo gukora ibikoresho bya gisirikare ku bufatanye na Turukiya. Ibyo bikaba ari bimwe rero mu ntambwe zikomeye za Kigali ziganisha ku kubaka uruganda rw'ibikoresho bya gisirikare rw'igihugu. Ubu bufatanye bukubiyemo kuvugurura abayobozi b'ingabo b'igihugu cy'u Rwanda, bikajyana n'ubuyobozi bw'ingabo zarwo, nimo kugenzura itumanaho, ubutasi no kugira ngo bihuze ibipimo by'igisirikare kigezweho nk'icya NATO. Aya masezerano akubiyemo kandi guhererekanya ikoranabuhanga, gukora ibikoresho ndetse no guhugura abakozi b'Abanyarwanda. Aya masezerano akubiyemo gukora indege zitagira abadereva, izizwi nka drones, intwaro no hamwe na systeme bifitanye isano, kandi hakubiyemo kubaka uruganda rugezweho mu gutegura ibikoresho bya gisirikare, aho urwo ruganda rugiye kubakwa hano mu mujyi wa Kigali. Aya masezerano arahura neza n'ibyo u Rwanda rwifuza mu gukomeza guteza imbere ibijyanye n'umutekano w'Abanyarwanda. Aya masezerano araha kandi u Rwanda uburyo burambye bwo kwirwanaho ndetse no kugabanya kwishingikiriza ku bikoresho biva mu mahanga no kwihutisha iterambere ry'ubuyobozi bw'ubutasi bw'ibikoresho. Hanyuma rero ahangaha turashaka kubanza kurebera hamwe iby'ingenzi mu masezerano y'u Rwanda na Turukiya. Ni umusaruro uhuriweho hamwe no gutunganyiriza ibikoresho mu gihugu. Aya masezerano kandi arashyiraho uruganda ruteganya gutangira gukora drones ruzakorera hano i Kigali. Imirimo yo gutangira kuri uruganda biteganyijwe ko izatangira mu mezi make cyane ari imbere, kandi byose ngo bikajyana n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Imirongo yifatanyabikorwa mu gukora intwaro no ndetse na systeme zijyanye n'izorohereje. Iki kigo gishyigikiwe na Turukiya cyo kwemeza ubuziranenge ndetse no kugaragaza ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika rwakataje mu gukora ibikoresho bya gisirikare. Biratuma kandi u Rwanda ruva mu bagura ikoranabuhanga ryo kwirwanaho, ahubwo rukagana ku kubaka abafatanyabikorwa mu bijyanye no gukora ibikoresho bya gisirikare, cyangwa se u Rwanda rurava mu bakiriya baguraga ibyo bikoresho, ahubwo noneho rukagana mu nzira yo gutangira kubigurisha ku giti cyarwo. Hari uguhererekanya ikoranabuhanga nk'ingingo y'ibanze, nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga rwa African Security Analysis SAA rukomeza rubitangaza. Turukiya yemeye ingingo zitandukanye zo gukomeza korohereza u Rwanda mu kubona iryo koranabuhanga, ririmo rero iryo kumenya gukora ibijyanye na airframes n'ibijyanye na electronics bya drones, amahugurwa y'abainjeniyeri n'abatekinisiye b'Abanyarwanda, inkunga yo gukomeza kubungabunga igihe kirekire, bikajyana kandi ngo no gusana ibikoresho bya gisirikare. Ibi bikajyana kandi ngo no kubaka ubwigenge burambye bwo kwihaza mu bikoresho bya gisirikare, haba mu gihe gito cyangwa se mu gihe kirekire. Airframes na electronics ngo ni ukuvuga imiterere y'indege nk'amababa, ibijyanye na fuselage ndetse n'uburyo bwo kugwa kw'amapine. Ibyo byose ngo bizajyana nuko u Rwanda ruzatangira gukoresha ikoranabuhanga ryo kubisana, kubikora ndetse n'ibindi. Ikindi kandi nk'uko runo rubuga rukomeza rubitangaza, ngo usibye kuba u Rwanda ruzajya rukora drones, hari n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe bijyana n'indege z'intambara bizajya bitunganyirizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bikahateranyirizwa. Hari iterambere
by'inganda n'abakozi. Uyu mushinga ngo wagenewe guhanga imirimo y'ubuhanga buhanitse, hari ugukomeza STEM cyangwa se Science, Technology, Engineering and Mathematics n'ubuhanga muri kaminuza z'igihugu cy'u Rwanda, hari ugushishikariza abanyagihugu gushora mu gukora ibyuma, ibikoresho bya electronique ndetse na softwares. Ibi bizavamo kandi ngo buryo abanyarwanda noneho bazatangira kumva neza ko gutangira gukora ibyo bikoresho tuvuze haruguru ngo kari ikintu cyafasha mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ibizavamo kandi ngo bifite ubushobozi bwo kugera mu bijyanye n'indege za gisivile n'inganda z'amarobo. Ibyo byose bizakomeza kujyana bijyana nayo masezerano u Rwanda rwagiranye n'iki gihugu cya Turukiya. Hari ingamba zifatika kandi ku gihugu cy'u Rwanda ngo bijyanye no kugabanya kwishingikiriza ku masoko y'intwaro yo hanze. Ngo ni mu gukorera imbere mu gihugu u Rwanda ruzoroherwa, ni mu gihe cy'ibibazo rwirinde inzitizi mu kubona ibikoresho rukeneye, kandi ngo rwiteze imbere ni mu bijyanye no gukomeza kugira ibikoresho bigezweho ku isoko, cyangwa se ngo bikajyana nuko u Rwanda ruzatangira noneho kubona abakiriya baturutse hirya no hino bakenera ibyo bikoresho bya gisirikare. Ibi kandi ngo birakenewe cyane bitewe n'imihindagurikire mu kugenzura ibikoresho byoherezwa hanze ku rwego rw'isi. Hari ukuzamura umutekano w'igihugu hamwe n'ubushobozi bw'ibikorwa bya gisirikare. Ingabo z'u Rwanda ngo zizabyungukiramo, ruzabona drone zakozwe hagendewe noneho ku kirere cy'u Rwanda, ruzabona ubushobozi bunini mu by'ubutasi, kugenzura ndetse no gushishikariza ibijyanye no gushakisha ICR. Hari ukwihuta mu ikoranabuhanga ndetse no kugabanya igihe. Hari ibikorwa mu gihugu bizihutisha iterambere kandi bishyigikire ibikorwa by'u Rwanda byo gutekanisha akarere. Hari ukongera ijambo ry'u Rwanda muri Turukiya ndetse no kuba u Rwanda noneho ruzakomeza kugira ijambo mu karere k'ibiyaga bigari. Aya masezerano kandi ngarashimangira kongera ikirenge cya Ankara ku mugabane wa Afurika. Hari ugutandukanya abafatanyabikorwa ngo ba Kigali n'abanyamahanga, hari ubufatanye bw'ibihugu byombi mu mahugurwa, ibikoresho byo kurwanya iterabwoba n'ibindi. Ikindi kandi ngo bizagira u Rwanda nk'umwe mu bafatanyabikorwa ba hafi ba Turukiya ni mu bijyanye n'umutekano ku mugabane wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse no hagati. Amasezerano yo gukora intwaro y'u Rwanda na Turukiya arenze amasezerano ngo yo gutanga amasoko. Ni ubufatanye bufatika mu by'inganda bushimangira ubwigenge bwa Kigali, ni mu kwirwanaho, gutera imbere mu by'ikoranabuhanga, kandi ngo buzahindura imbaraga z'inganda zo ku mugabane wa Afurika y'Iburasirazuba. Ku Rwanda iyi ntambwe irakomeye mu iterambere ryarwo, kuva mu kwishingikiriza ku gutumiza ibikoresho mu mahanga, rukaba noneho ngo igihugu kizamuka mu nganda z'ubwirinzi, rukaba rufite ubushobozi bugenda bwiyongera ni mu bijyanye no gukora intwaro, drones na systeme zijyanye n'ibyo bikoresho. Tukibukiranya ko tariki ya 23 Mutarama 2025 ahazwi nka Presidential Complex ya Ankara nibwo nyuma yo kuganira imbonankubone hagati ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame na mugenzi we Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya, hakurikiyeho gusinya amasezerano hagati y'ibihugu byombi ni mu nzego zitandukanye, harimo itumanaho n'itangazamakuru, no kuvuga radio na televiziyo, umutekano mu by'indege ndetse n'ibya gisirikare. Aya rero ni nayo masezerano yaje kuvamo ibi byose turimo kugarukaho, bijyanye no kuba noneho u Rwanda rugiye gutangira gutunganya no gukora ibikoresho bya gisirikare byiganjemo intwaro no drones, ndetse no kuba u Rwanda rushobora kuzajya ruteranya cyangwa se rugatunganya bimwe mu bikoresho by'indege nini nk'uko tubigarutseho 5 kuri 5. Mukomeze mugire ibihe byiza, turakomeza kubana no mu yandi makuru.